Umuja yagiye yiruka agera kuri Tania wari ahagaze imbere y'inzu yabagamo. Tania akimubona yahise amuvugisha ataramugeraho ati Shayima, bigenze bite ko uje wiruka? Shayima yahise yuma hasi avuga arira ati mabuja, ndabizi neza ko unyizera. Kuri iyi nshuro ho ibyo ngiye kukubwira birakomeye kandi sinabyihererana. Tania yaramwegera amwegura ati wikubama hasi utarambwira ibyo ubonye. Kayeri na Rini tubasize he? Naho ati mabuja, nabumvise, numvise ibiganiro bagiranaga. Tania ati bigenze bite, bavugaga iki? Naho ati nagiye kureba Kayeri nk'uko wari ubimbwiye, nsanga ari kuganira na Renita bicaye ku gakuta kareba hepfo. Ni abagambanyi, ntabwo bavukana, barakundana. Ntabwo Renita ari mushiki we ahubwo ni umukunzi we. Tania ati ibintu uri kuvuga uzi ko byakwicisha, uravugisha ukuri? Naho ati mabuja, uranyizera ndabizi, n'ubu baramutse bari hano nabivugira imbere yabo. Tania turabizi ko nkunda Kayeri, aho kumubura nabura ubuzima bwanjye, sinshaka kumva amagambo amuharabika na gato. Naho ati nagiye kumureba mpinguka mbona bari kuganira bahuje urugwiro cyane. Nagize amatsiko yo kumva ibyo bari kuganira kuko bari bavuzemo izina ryawe, maze ngenda nitonze mbahagarira inyuma batabizi kuko bari baga mu cyerekezo cye hepfo. Nkibageraho nasanze Kayeri ari kubwira Renita ati ucitse ugahunga bakagufata nta kabuza bakwica, kandi nubwo batakwica kuba kure yawe mbizi kuri muzima sinzi ko byanyorohera. Witekereza guhunga cyangwa kwiyahura, wowe bimarire nzashaka inzira bicamo. Niba ngombwa nzapfane nawe ngo wenda bazamenya icyatumye bapfa, bazasingiza urukundo rwawo. Renita yariraga yashyize umutwe mu bituza bya Kayeri amubwira ati ndambiye kwitwara nka mushiki wawe kandi njye nawe dukundana. Kayeri nawe ati ndambiye kuvuga ko ndi musaza wawe kandi ari wowe urukundo rwanjye, ari wowe uzambyarira abana n'ibindi. Kayeri yakomeje kumubwira ati mwiza cyane Renita, niwe mukobwa wenyine nkunda muri iyi si. Witekereza ku biduhangayikishije nonaha, ahubwo utekereza uko bizaba bimeze njye nawe tubana mu mahoro. Tekereza tutari muri ubu bwami, nta muntu dutinya n'umwe, nta kwiyoberanya, dukundana ku mugaragaro kandi buri wese abizi nk'uko byahoze tukiri bato. Shayima arakomeje ati Kayeri yanavuze ko atagukunda. Yavuze ati sinkunda Tania, ntabwo nabona urukundo rwo kumukunda kandi urukundo ngira rwose ari wowe naruherewe. Icyatumye ndemana urukundo kuva nkivuka ko ari ukugira ngo nzaruhe wowe wenyine. Tania we simukunda, sinahakana ko namukunze kuko natekerezaga ko wapfuye, ariko aho nongeye kukubonera urukundo rwikubye inshuro ibihumbi. Kuvuga ko tuvukana nibyo kuturinda kuko Tania namwemereye ko dukundana, umwami arabimenye. Rero ihangane wirambirwa, wenda tuzabona uko ducika. Shayima yarebye Tania aramubwira ati ese wari ubizi ko Renita yahawe imyitozo ya gisirikare ngo azayikoresha acika ahunga ibwami? Kayeri nawe azashaka uko amusangayo. Mabuja rwose baradukinnye, barakubeshya, babeshya umwami kandi babeshya ubwami bwose muri rusange. Uko nabyumvise nuko mbikubwiye, nta jambo nongeyeho cyangwa ngo ngire iryo nkuraho. Ibyo mvuga ni ukuri kandi mbihagazeho. Kayeri na Renita ntibavukana, bakoresha iyo turufu mu gihe batarabona aho bahera babibwira umwami kuko bazi neza ko bimubwiye bahita bicwa. Tania yararize agahinda kenshi karamwica, abwira Shayima ati ndumva kwihangana binaniye, umutima wanjye ndumva ugiye guturika. Ndabizi ntiwambeshya, kuva so yicwa zira ubugambanyi wambere inshuti nziza. Data nawe yemeye ko tuba inshuti kugera ubwo wabaye umuja wanjye wihariye, ariko sinzi icyo nakora nonaha. Ese mbanze kujya mu cyumba ndire cyangwa nkoreshwe n'umujinya ngira icyo mbikoraho? Ese duhite tujya kureba data mubwire ubugome bwabo? Shayima aramubwiye ati ubivuze ukuri, kuva wanyitangira kandi ukora ubwo umuryango wacu wari ugiye kwicwa byanteye kurushaho kugukunda, wowe utandukanye n'abandi bose. Umwami Direya niwe wishe umuryango wanjye bicira mu maso yanjye. Wowe Tania wasabye ko njye nticwa, usaba ko wenda bakwica abandi ibyo bakandeka. Niyo mpamvu ngukunda cyane kuko watumye nibura hagira uwo mu muryango wacu urokoka. Sinifuza na gato ko hari uwakugambanira. None reka nkugire inama, kubera ko bari gutekereza gucika, uhereza abasirikare bawe bakurindira umutekano, bagende babagote ku buryo batari bucike kuko nsize mbabwiye ko ibyo bavuze byose nje kubikubwira. Tania yarabyemeye asaba abarinzi be kujya kubagota mu ibanga ariko ntibabiyereke. Abarinzi be 6 bahise bagenda, we yasigaye aganira na Shayima mu gahinda kenshi. Icyakora mu gihe baganiraga, ku ruhande Renita na Kayeri nabo baganiraga ku cyo gukora nyuma yo kubona ko Shayima yahoze abahagaze inyuma abumviriza. Ubwoba bwarabishe, ikiya kiramanuka kimera nk'amazi ari gutemba. Nubwo Shayima ari kuba yumvise bike mu byo bari bavuganye, byari kuba bihagije ngo nibabibwire umwami cyangwa Tania bicwe. Bari bazi ukuntu ibwami hari harinzwe. Kuva ku marembo abasirikare bari baharinze bakoraga imirongo igera mu kilometero kandi bazenguritse ingoro yose atari ku marembo gusa. Barebanye mu maso, Kayeri aramubwira ati n'ubundi
urupfu ruzagera ku bantu bose, abica abandi nkunda ko nabo bazapfa, njye nshimishijwe nuko ngiye gupfana nawe. Renita arongera amuhobera aramubwira ati nanjye nshimishijwe nuko ngiye gupfana nawe, cyane ko no kuza nta nari ntewe ishema no kuba napfira mu nzira njya kukureba. Bongeye kurebana mu maso bose amarira batemba ku matama. Renita aramubwira ati umbabarire, niyo biteye njya kuza inaha, iyo ntahaza ibi byose ntibiba bibaye. Kayire ati twicire imanza, nishimiye kongera kukubona uri muzima, nishimira kuba ndi kumwe nawe tujirisha ko tuvukana. Icyakora nabaga mfite ibyiyumvo byiza by'uko ndi kumwe n'uwo nkunda, ibindi byo ntabwo ari twebwe tugomba kubigena. Yamuhanaguye amarira ku matama aramubwira ati ndagukunda kandi niteguye kugupfira, ese twahera duhunga kuri aya manywa? Renita ataramusubiza haje umugabo yiruka ati Kaye, umwami aragushaka, agushaka mu nzu y'urukiko aka kanya, abandi bose bahageze ni wowe munyabwenge udahari, siga mushiki wabuze, umwami avuze ko ari butangire bamaze kuhagera. Kayire yongereye Renita tugiye kugenda mbibwire umwami musabe imbabazi, ngwino tujyane baducire urubanza turi mu bandi. Uwo mugabo yaramubwiye ati umwami ntiyasabye kuzana na Renita, nawe ati reka njyane nawe, umwami namubuza kwinjira ubwo arasubira hanze, wowe nturi bushyirweho icyaha, ikosa riraba iryacu. Kuri uwo munsi hari umugabo witwaga Zamira wari uri gushinjwa ubugambanyi yazanywe aho ibwami. Byari byihutishijwe cyane kuko icyaha yashinjwaga cyari gikomeye. Umusirikare wundi witwa Taravino yari yamuregeye umwami, bituma Zamira hazanwa ngo acirwe urubanza icyaha nikimuhama yicwe. Byari bisanzwe ko iyo umuntu yashinjwaga icyaha gikomeye gifatwa nk'icyagambaniraga umutekano w'igihugu cyangwa icyubahiro cy'umwami, Dira atategerezaga inzira ndende z'urubanza, ahubwo yahitaga ategeka ko ushinjwa icyaha afatwa ako kanya. Taravino yari yaramuregeye umwami amusaba kubanza gukusanya ibimenyetso bifatika akabimugezaho muri icyo gitondo. Taravino yazindukanye n'abandi basirikare bane b'umwami bamubwira ko ibyo Taravino avuga ari byo, ko nabo biyumviye ubugambanyi bwa Zamiro, ndetse bakaba baribarije bamwe mu baturage ibyo yababwiye bakumva ko harimo ubugambanyi. Uwo mwanya umwami yasabye ko afatwa kuko ibyo bamushinjaga yumvaga bifite ishingiro. Zamiro yarafashwe azanwa ibwami muri icyo gitondo. Ibyo yashinjwaga umwami yari yabyumvise mu magambo make, yifuzaga ko Zamiro agerageza kwisobanura. Ibwami Sheribani abanyabwenge bose, abajyanama bakuru, abasirikare bake n'umugaba w'ingabo bahamagajwe byihutirwa ngo baze kumva urwo rubanza rwari ruhutiyeho. Mu gihe umwami yarategereje ko bose binjira mu nzu y'urukiko, we yari ari ku ntebe ya cyami mu cyumba cyaberagamo inama cyari gitandukanye n'icy'urukiko, yagombaga kuhagera nyuma. Aho urukiko rw'ibwami rwaburanishirizwaga hari inyubako nini yubatswe mu mabuye ifite inkingi ndende zishushanyijeho ibimenyetso by'ibwami, hasi harashyizweho amabuye asenye ku buryo umuntu iyo yagendaga yambaye inkweto ziremereye humvikanaga ijwi. Imbere mu cyumba hari intebe y'umwami Direya iri hejuru gato ugereranyije n'uko abandi bicaraga mu gice cyo hasi. Intebe ye yari ikikijwe n'ibishushanyo by'intare n'inyandiko z'amateka y'ubwami, ariko we ntiyari yakahageze, yagombaga kuza agasanga bamutegereje. Iruhande rwayo hari hahagaze abagabo bakuru b'abacamanza bambaye imyenda yerekana ububasha n'imyaka myinshi bari bamaze mu nshingano. Abari baje gukurikirana urubanza bari bicaye ku mpande, bamwe ari abakuru b'ingabo, abandi ari abanyabwenge b'ibwami, n'abandi bake bari bahari bahagarariye abaturage. Ibwami habagayo abagabo bitwaga ko bahagarariye rubanda bo hanze batageraga ibwami, abo ngabo rero bari bahari. Mu bari aho ntawavugaga cyane, ijwi ryose ryagombaga kuba ari rito ngo hatagira ushinjwa guteza akavuyo aho hantu hari hiyubashye. Mu mfuruka imwe yo ku ruhande rw'ibumoso niho Zamiro wakurikiranwagaho icyaha yari ahagaze atuje, amaboko ye yambitswe iminyururu yoroheje y'icyuma yo kugaragaza ko ari mu maboko y'ubutabera bw'ibwami. Igihe cyarageze, umwe mu ntumwa z'urukiko atera intambwe agana imbere, avuga mu ijwi riranguruye ariko rutuje ati nimuhaguruke umwami Direya yaraje. Abari aho bose barahagurutse, imitwe irunamishwa, maze umwami arinjira yicara ku ntebe ye. Hashize akanya gato bacecetse, maze umucamanza mukuru atangira urubanza. Bo ntibaburanishaga nk'uko bimeze muri iki gihe. Umucamanza yatangiye urubanza, umwami warahateze amatwi. Taravino yahawe ijambo bari utangira kuko ari we waregaga. Ashinja Zamiro guhamagarira abantu bari mu bunyage yari ayoboye baturutse mu bwami bwa Rabashi kwanga umwami no gutumvira ubutegetsi bw'Isheribani. Kuko amazina y'uregwa ari we Zamiro n'ibirego yashinjwaga byari bimaze kuvugwa, umucamanza niwe wagombaga gukomeza urubanza. Ariko umwami yamubujije kugira icyo avuga, abanza kwitegereza mu bari aho. Yamaze akanya atavuga, abantu bose baraceceka, maze aravuga ati nakomeje kwitegereza ariko mbura umuntu muri uru rubanza, muhamagare Kayire. Ese ubundi kuki abanyabwenge mwese mutaraniye hano Kayire nkamubura? Nuko akiri gutozwa ataremezwa nk'umunyabwenge mukorana? Umwe yarasobanuye ati nyagasani, utubabarire kubwo kuba tutamumenyesheje, twabonaga mu rubanza rushingiye ku bikorerwa bene wa Birabashi atarakwiriye kuruzamo.
Uyu mugabo ashinjwa kugambana n'abantu baturutse iwabo wa Kayeri ni bene wabo. Ese igitekerezo yatanga cyaba gikwiriye? Ese aho ntiyazana amarangamutima? Umwami ati ntabwo uyu mugabo yahamwe n'icyaha ku buryo twahita twanzura ko ibyo mumushinja ari byo. Kayeri arakenewe kuko ubwenge bwe bushobora gutanga umusaruro muri uru rubanza. Ni njye batumye mwimvuguruza, ndetse mubanze musabe imbabazi kubwo kuba mutamutumyeho hakiri kare. Abo bagabo baciye bugufi basaba imbabazi. Umwami yarababariye abategeka kwihuta bakajya kumureba. Kayeri akaba umusore wize amashuri y'abanyabwenge ibwami haba Irabashi n'i Sheribani, yarazwiho gutuza no gutekereza kure. Umwami yaramwizeraga cyane, nubwo abandi bakekaga ko ashobora kuzana amarangamutima muri urwo rubanza akaburanira uwo mugabo Zamiru. Umwami utaruzi ibyo Tani yamenye by'uko burya Kayeri na Reneta bakundana, yamutumyeho ngo nawe atange igitekerezo. Nibwo bajyaga kumureba bagasanga akiri kumwe na Reneta. Bose barazanye kandi umwami yaratumyeho Kayeri wenyine. Icyakora bakinjira mu rukiko, umwami yaramwenyura, turakoze kuzana na mushiki wawe Reneta. Wenda nawe aragira icyo abivugaho kuko uru rubanza rwari rurimo abagabo gusa, ariko ubwo hajemo n'umukobwa wenda biraza kujya ku murongo mwiza. Umukobwa wanjye Tani nawe mumutumeho aza atega amatwi yige guca imanza akurikije uko ndi buca urunguru. Mu gihe bajyaga kumuzana bahuriye nawe mu nzira, ubwo yari yizanye ngo abe ari hafi y'urukiko, hanyuma nibamara gucira uwo mugabo urubanza nawe yinjire avuga ubugambanyi bwa Kayeri na Reneta. Iyo ntumwa yari igiye kumureba yahise imubwira ko umwami amushaka mu nzu y'urukiko, imusaba kwinjira. Yarinjiye ntiyajya kure, ajya kwicara iruhande rwa Reneta na Kayeri. Bo bahindaga umushyitsi, bahuje amaso bamenya ibyo avuze adasohoye ijambo na rimwe mu kanwa. Kayeri yagerageje gutuza, yikuramo ko nawe yashoboraga kwicwa, atega amatwi icyari kigiye kuvugirwaho. Abo bakimara kuhagera, Taravini yasubiranye ijambo. Yavuye aho ari yicaye, atera intambwe agera imbere, yunama buhoro buhoro yerekana ko umwami icyubahiro, anagiha umucamanza. Yaravuze ati nyagasani, banyakubahwa mwese muteraniye hano, ndasaba ngo mutege amatwi amagambo yanjye, kuko amahoro n'ubwiza bw'ubwami bimpaye ijambo ngo mvuge ukuri ku byo nabonye n'uko nabibonye, ku nyungu z'umutekano w'ubwami bwose ndetse n'abaturage ba Irabashi bari mu bwami bwacu nk'iminyago. Zamiru yahoze ari umusirikare mwiza cyane, yahoze ari intwari kuko yadufashije gutsinda intambara nyinshi zirimo iz'Itaveti, Itayimu n'Ihamore. Aho hose yarigaragaje atera icyizere mu bandi basirikare, kuko yitangaga akagenda ku mirongo y'imbere. Nk'igihembo cy'umwami nyiri Sheribani, nyuma y'intsinzi yacu ku bwami bwa Irabashi, yampaye inshingano yo kuba umuyobozi ukomeye w'abakuye Irabashi bakazanwa inaha ngo ajye abayobora mu bikorwa bakora byo kubaka imihanda, amazu n'indi mirimo bakorera ubwami ku bw'inyungu za twese. Ikibazo gikomeye ni iki, ni uko atangiye kugira imico idashimishije kandi iteye ubwoba. Mu gihe abaga ari kumwe n'abanyazwe bari mu mirimo y'ubwubatsi bubaka imihanda n'inyubako z'ubwami, yagiye akoresha amagambo mabi ababeshya ku buryo butangaje. Yahoraga ababwira ko babayeho nabi, ko ntacyo bazageraho, ko ubwami bwa Sheribani bubategeka mu buryo bw'icarubozo kandi ko ibyo babakoreye ari amahano. Yavuze amagambo yuzuye uburiganya, abashishikariza kwigomeka ku mwami, ababwira ko gutekereza kwigomeka ari igisubizo cyo guhangana n'ububasha bwacu, agamije ko bamufasha bagahuriza hamwe imbaraga agakuraho ubu bwami n'ubutegetsi bwa Sheribani bwose. Nyagasani, ijambo ryose rimuva mu kanwa riba ryuzuye ubugambanyi ku buryo yumva ko afite ubugome imbere mu mutima, kuko aba yirengagije ingaruka ubugambanyi bwe bwateza. Aba agamije kugumura abanyazwe, agatuma barushaho kubaho mu bwoba kandi akifuza kubaho mu buryo bwo kubateza amakimbirane. Ababwira ko babayeho nabi cyane, ngo bakwiriye kuba babayeho mu nzu nziza zimeze nk'imiturirwa iri mu mujyi. Arenzaho ko barusha agaciro bakavukire b'inaha Sheribani, abumvisha ko ari abantu bakomeye, ko badakwiriye kubaho mu buzima busuzuguritse babayemo. Byose biba ari ibinyoma, abashaka gusa kugira ngo abanyazwe bumve ko badahabwa agaciro na gake, bitume bakora icyaha cyo kwigomeka ku bwami. Zamiru avuga amagambo arimo ubushotoranyi, ko ibwami muvuga ko Abarabashi batazi gukora neza, ko mushobora kuzabica. Yavuze ko baje bafite amateka y'ubuzima bwiza babayemo, ubuzima butabagamo inzara mu bwami bwabo bwa Irabashi, ariko ubu bakaba bari kwicwa n'inzara kandi bakora akazi kenshi. Nk'umuntu ufite ubwenge sinari kubyihererana. Nyakubahwa, amagambo yose navuze n'ay'ukuri, nta gukeka kurimo. Zamiru ni umuntu w'umugambanyi ufite amagambo mabi, akaba ashaka gucengeza ibitekerezo biri mu mitima yabo, ashaka guhungabanya amahoro y'ubwami. Umwami Direri yicaye ku ntebe ye ateze amatwi amagambo ya Taravino. Umwanya wa Zamiru wari ugeze. Yigiye imbere yambaye iminyururu, maze avuga mu ijwi riciye bugufi ahakana ibyari bivuzwe byose. Yavuze amagambo make agira ati, nyagasani mwami, ndasaba ngo mutege amatwi ibyo ngomba kuvuga. Ibyavuzwe na Taravino byose ni ibinyoma. Ntabwo navuze amagambo mabi nk'uko yabivuze,
kandi ibyo avuga ko nshishikariza abanyazwe bakuye i Labani kwigomeka si ukuri na gato. Buri jambo yavuze ni ukunsebya, kungambanira, gushaka guhungabanya icyubahiro cyanjye no gutuma amahoro y'ubwami ahungabana. Ndashaka guhamya ko ibyo navuze byose byari mu buryo bwo kuganira, kubahumuriza no kubereka uko ibintu biri, ntabwo ari uburyo bwo kubatera ubwoba cyangwa kubashishikariza gukora icyaha. Nubwo abanyazwe bavuga ko babayeho nabi, ibyo byose ni ukuri kwabo ku ruhande rwabo kandi birumvikana. Ariko ku bigendanye no kugambana cyangwa ibyo kugambanira ubwami, byo nta kuri kurimo. Ntabwo nigeze mbashishikariza gukora icyaha icyo ari cyo cyose, kandi ibyo Taravini yavuze ko navuze ngo bagambanire ubwami si ukuri. Icyo nahakana ni uko bagiye banganiriza ku gahinda kabo kandi nkabatega amatwi nkabahumuriza. Nyagasani, ndasaba ko ijambo ryanjye ryumvwa kandi ibyo avuga bigakurikiranwa neza mbere yo gufata icyemezo. Ndifuza ko mushyira mu gaciro mukamenya ukuri kw'ibintu byose. Umwami yaracecetse nubwo ari we bavugaga berekezaho. Yari afite umucamanza wo kumuvugira wakanzura ikigomba gukorerwaho icyaha cyafashe amaze kumva neza uburemere bwacyo. Yakomeje guceceka, umucamanza wari gukomeza. Yasabye ko hagira abatanga ubuhamya, babagabo Taravini arabegeranya batanga ubuhamya ko byo avuga ko ari ukuri, ko Zamira ari umugambanyi. Umucamanza yasabye n'abandi bari aho kuvuga uko babyumva, maze abasirikare bandi bari bahari bose bavuga ko ibyo Taravini yavugaga byumvikanaga kandi ko ibyaha Zamira yakoze bitari bisaba kubanza kwisobanura. Umwe yagize ati, Nyagasani, umuntu utinya ibihano wese agerageza kwisobanura ngo abe umwere, nawe ntiyabura kwisobanura, ntiyahita yemera icyaha ako kanya kandi abizi ko biramugwa nabi. Undi musirikare nawe yagize icyo avuga, agira ati, nk'umusirikare w'inyangamugayo, kugira ngo mbashe kugaragaza ukuri ku cyaha cya Zamira n'uburemere bwacyo mu mateka y'ubwami, ndasaba ko mundega amatwi. Mpagaze imbere yanyu ntagamije kuvuga amagambo y'amarangamutima gusa, ahubwo nifuza gutanga ubuhamya burimo ubushishozi ku byabaye. Icya mbere, ndashaka kugaragaza ko icyaha Zamira yakoze atari igikorwa gisanzwe, ahubwo ko ari icyaha gifite ingaruka mbi ku bwami, ku banyazwe no ku mahoro y'igihugu cyacu. Kubeshya abanyazwe, kubashishikariza kwigomeka no kubaganiriza kuri izo ngingo ubwabyo ni uburyo bwo guhungabanya amahoro y'ubwami n'ibikorwa byo gutesha agaciro icyubahiro cy'umutekano w'ubwami n'umutekano w'ubwami, kandi amategeko yacu abihanira bikomeye. Nk'uko amategeko y'ubwami ya Shelibani bivuga, umuntu wese wifatanya mu bugambanyi bwo guhungabanya ubwami agashishikariza abandi gukora icyaha ku bwami cyangwa agakoresha amagambo mabi n'uburiganya kugira ngo ateze ingorane n'ibindi bibazo, aba agomba guhanwa mu buryo bukomeye. Kuri Zamira uregwa icyaha nk'iki, nta kindi yakora kitari ukwisobanura. Nk'uko twabibonye, ari kuvugana ubwoba bwinshi avuga ko ibyo byose ari ibinyoma, ko atigeze agambana, ko adakwiriye guhanwa. Ariko ikiri kumutera ubwoba ni uko azi ko ibyo ari kuvuga atari ukuri. Ni uko ashaka kwigaragaza nk'umwere imbere y'umwami byonyine. Nk'umusirikare w'inyangamugayo rero kandi ureba kure, ndashaka kugaragaza ko ibi byose atabivuze kuko ari ukuri, ahubwo ko ari uburyo bwo kwihakana icyaha no kwirinda ingaruka zavamo. Gusa ngenda mugira inama yo kwemera icyaha agasaba imbabazi, aho gukomeza kubihakana kandi kimuhama. Nta gushidikanya, icyaha cye gifite uburemere kandi amategeko y'ubwami avuga ko umuntu ukoze baba akwiriye kwicwa. Abandi basirikare na bamwe mu banyabwenge batatu bamuhamije icyaha bemeza ko ibyo yakoze byari ukwigomeka, ko yagombaga kwicwa agasimbuzwa undi muntu ku nshingano zo guhagararira abaturage baturutse i Labashi. Umwami yabitekerejeho yibaza impamvu bose bumvaga ko akwiriye kwicwa, amara umwanya atavuga. Mbere yo kugira ijambo avuga, Kayeli yasabye ijambo, umwami arimuha amwenyura ati, niwe wari usigaye ngo uvuge mbone gufata umwanzuro, urabyumva ute? Kandi na Reneta yemerewe ijambo kimwe n'uko Taniya nawe ari uko. Nicyo cyatumye mwese nifuza ko muba muri hano. Kayeli yabanje kunama mu icyubahiro, hanyuma avuga yemye ati, ararengana, Zamira ararengana. Ni gute mwese muhuriza ku kintu kimwe? Ese koko Zamira ntarengana? Njye uko mbizi ni uko kuyobora abantu ari inshingano isaba ubwenge budasanzwe, kwihangana no kumenya guhuza amarangamutima yabo n'inshingano zabo. Umuntu uyoboye abanyazwe aba afite inshingano yo kubagenzura, akamenya ibyiyumvo byabo kandi akabaha inama zubaka. Ibyo byose agomba kubikora mu bugwaneza, atabangamiye ubwami cyangwa amahoro y'abanyazwe ubwabo. Iyo umuntu ushaka ko mukorana neza, nubwo yaba ari umucakara, ugerageza kumurema umutima mwiza nyirarureshywa, agakora ibyo umutegeka nk'inshingano ze aho kubifata nk'ihohoterwa gusa. Utuma ibyo akora bigira ibye, bikamutera kubikora neza, avuga ati wenda bankoresha ibi ariko nta bundi bugome badukorera. Umuntu aba yizeye ko ubuzima buzakomeza. Ibyo rero bisaba ko umuntu ashaka kuremamo umutima mwiza, nubwo abamukoresha mu nyungu ze abanza kumutega amatwi akumva neza ibyo avuga, akabona aho ahera. Mu gihe abanyazwe b'i Labashi babaga bafite ikibazo, babangamiwe cyangwa bafite impungenge, birashoboka ko babibwiraga Zamira kuko azi neza kubayobora. Nawe nk'umuyobozi mwiza cyane
yabategaga amatwi mbere yo guhita yumva ko bari mu makosa. Yabategaga amatwi mu buryo bwumvikana, atabateye ubwoba, kandi akabaha umwanya wo kugaragaza amarangamutima yabo. Uku kubatega amatwi akabereka ko icyo bavuga gifite agaciro kandi ko atari umuntu ubacira urubanza, birashoboka ko aribyo byatumaga bamwiyumvamo nk'umuntu wumva ibibazo byabo. Ibi byatumaga bagira icyizere cy'ubuzima, bakumva ko bafite umuyobozi ubitayeho kandi ubereka inzira nziza yo kwishimira ubuzima mu mimerere yose, bigatuma bakorana umwete. N'ubundi ngereka mbivuge mu byumve. Abari hariya bamwe batandukanyijwe n'imiryango yabo, abandi bazi neza ko bene wabo bishwe. Barababaye cyane kandi ntawe batakira. Ese hagati yabo ntibemere kuganira ku kuntu bakumbuye ab'iwabo? Ikindi, bakoreshwa imirimo ifitiye ubwami akamaro kuruta uko ibafitiye akamaro ku giti cyabo nk'uko byahoze mutarabigarurira. None muratekereza ko nta gahinda bafite? Ese ntabwo bemerewe kugasohora? Mwibaza uko baba babayeho bafite umuyobozi mubi utabatega amatwi, ubuka inabi, kandi akaba adashaka ko bavuga ikibababaje. Umusaruro batanga ubu wagabanuka, ndetse bamwe bakaba banakwiyambura ubuzima kubera guhangayikishwa n'ibyo basize inyuma, bakongeraho ibyaba biri kubabaho aka kanya, bakumva ko nta bundi buzima bafite. Byatuma bakorera umwami binuba, kandi uvoma yanga avoma ibiroho. Ariko wenda Zamiru aragenda akabasekera, akabereka ko abafitiye impuhwe, bigatuma bisanga. Hari ubwo nka Taravini yaba yaramugezeho, umurabashi umwe ari kubwira Zamiru agahinda ke, wenda mu kumusubiza Zamiru akavuga ati nibyo, inaha mubayeho neza ugereranyije n'iwanyu, ubuzima burabagoye, kandi birumvikana ko mwatekereza ko umwami atabitayeho. Yewe bamwe mushobora gutekereza no kwigaragambya, wenda wabaha imbaraga zihagije mwashoza n'intambara mukibohora. Ariko kwibohora si ukurwanya abagohatse, ahubwo ni ugushakira umutuzo mu byo waba urimo byose, kuko mubarwanyije mukigaragambya birashoboka ko mutabona imbaraga zo gutuma umwami ahindura uko abafata, keretse wenda muramutse mwamutsinda nubwo mwakwibohora muri ubwo buryo. Umwete wanyu niwo wamushimisha, ugatuma batekerezaho, akaba yanabagenera ishimwe. Nibyo hano mubayeho mu buzima mutishimiye, ariko guhangayikishwa nabyo kandi mutabihindura, ni mu bishakamo ibyishimo. Amahoro yo mu mutima, kwakira ibyakubayeho utahindura, nabyo ni ukwibohora. Ubu bwami burakomeye, ntabwo mwaburwanya uko mwaba mumeze kose, cyane ko muri bake ugereranyije n'ubwami twatsinze. None mugerageze mwishimire ubu buzima. Nzajya mbafasha, uwananiwe mwemerere kuruhuka, uwarwaye avuzwe, kandi mbagire inama y'ibyo mwakora mugatera imbere. Ndetse nzabasabira umwami azabasure, abaha ishimwe nk'abakozi dukorana neza. Keri yarababwiye ati ibyo ntabwo byabaye, ahubwo ndi gutekereza ko bishobora kuba byarabayeho. Ese umuntu waba warasanze ari kuvuga ati nibyo mubayeho nabi, agafata iryo jambo ryonyine, ntiyite ku byo yari agamije, si waba uri mu makosa? Ayo magambo yakoze ku mutima wa Zamiru, aramwegera, aramwunamira, ararira, aravuga ati nubwo umwami yanyica napfana ibyishimo. Ese uri umuhanuzi cyangwa urerekwa? Kuki uvuga ibintu nk'uko byagenze kandi utari uhari? Ibyo ngibyo uri kwita ko ari byo witekerereje, niko byagenze. Zamiru yikije umutima, areba imbere, areba umwami, aramubwira ati nyagasani, ubu noneho umunkorera icyo mushaka. Nishimiye ko nubwo napfa mbonye umuntu wakwiyumvisha ibyo nari ndimo kandi atarabibayemo. Umucamanza ahagurutse ku ntebe ati ibyo ukoze ntibyemewe, wari ukwiriye kuguma mu mwanya wawe. Umwami yararakaye, abwira uwo mucamanza ati cara nawe, uvuga kuko mba nakwemereye kuvuga. Umwami yabajije Kayire niba yarangije kuvuga, nawe ati oya, ndacyakomeza. Wasanga wenda baramugambaniye ngo bamukore ku nshingano ye, kuko akomeza kuvugwa neza nk'umusirikare watsinze intambara nyinshi. Mwabivuze ngo yarwanye intambara nyinshi arazitsinda kandi yaritangaga. Icyubahiro umuha nyagasani mwami kubera izo mpamvu cyatuma abandi bamugirira ishyari, bakifuza kumwica ngo wenda umwe muri bamusimbure. None se niba ari intwari yarwaniriye ubu bwami, akaba ari mu bagize uruhare mu kuzana abantu hano mu bunyage, ni gute yahindukira akabasaba kwigaragambya? Yaba yizeye ko banesha ubu bwami se? Nyagasani mwami, ndasaba ko ibyo bavuze byose birushaho gusuzumwa neza. Mbere yo gufata icyemezo cyo guhana Zamiru, ndasaba ko hakorwa igenzura ryimbitse ry'ibimenyetso byose, hagafatwa amakuru y'ukuri kandi yizewe. Nk'umuntu wumvise amagambo ya Taravini n'ay'abandi, ndasaba ko twirinda kwemera ibintu tugendeye ku makuru atuzuye cyangwa ku magambo y'abashinja gusa, kuko urubanza rwaba rudashingiye ku kuri kwa nyako, bikaba byateza ibibazo ku bwami bwacu no ku banyazwe ubwabo. Yasoje avuga ati nyagasani mwami, birumvikana ko icyaha cyakozwe kiramutse kimuhamye cyaba kiremereye, ariko ni ngombwa gusobanura inzira yacyo. Guhumuriza umuntu wanyazwe ngo akorane icyizere si ukumuhamagarira kwigomeka. Umusirikare wamaze imyaka arwanira ubwami bwacu ntiyapfa mu kanya gato ahindutse umwanzi wabwo. Ubwo yavugaga, umwami Dere yaramuteze amatwi atanyeganyega. Nyuma y'iminota nk'itanu yarababwiye ati ibyo mwese mwavuze nabyumvise. Ese nta wundi ugira icyo abivugaho? Renita yaboneye asaba ijambo.
umwami yicaye mu ntebe ye nanone amutega amatwi. Yaramwitezeho kuvuga amagambo arimo ubwenge kandi koko yaragiye kuyavuga. Yabwiye umwami ati mu buzima busanzwe bwo kuyobora maze kumva impande zose nk'uko byagenze muri iki kibazo, ndasaba ko umwami atagikemura ashingiye ku marangamutima, ku bwiganze bw'abashinja Zamiro cyangwa ku kuba bamushinja bavuga mu ijwi riranguriye kumurusha. Hari inzira zumvikana z'ubuyobozi bwiza n'ubutabera mwakurikiza. Icya mbere, umwami akwiriye guhagarika icyemezo cyihuse cyo kumuhana. Kuba abantu benshi bahurije ku kirego kimwe ntibivuze ko ari ukuri, cyane ko aba bantu bose abenshi bafite inshingano zimwe, abenshi bakaba ari abasirikare n'abari mu myanya ikomeye. Birumvikana kuba bahuriye ku kintu kimwe nabyo ni ikindi kibazo. Ubutabera nyabwo busaba umwanya wo gutekereza no gusesengura aho kwihutira gufata icyemezo gishingiye ku mubare w'abashinja. Ibi ngibi byo kumwemeza icyaha no kumuzana hano bibaye mu gihe gito cyane. Ntabwo bikwiriye ko icyaha cyavuzwe ejo cyahita gihanwa uyu munsi. Icya kabiri, ndifuza ko umwami ashyiraho iperereza ryigenga. Ibyavuzwe na Taravino n'abandi basirikare bigomba kugenzurwa hakifashishwa ibimenyetso bifatika. Amagambo Zamiro yavugiye hehe? Yayabwiye bande? Mu bihe bihe? Ingaruka byagize ni izihe? Abanyazwe ubwabo bagomba kumva ku giti cyabo bitari mu rwego rwo kubashinja ubugambanyi, kugira ngo hatabaho kubahatira guhamya ibyo batemera. Icya gatatu, ndasaba umwami gutandukanya amagambo yo guhumuriza n'ubugambanyi nyabwo. Mu miyoborere myiza, ntekereza ko kuvuga ku mibereho mibi y'abantu, kubatega amatwi no kubaha icyizere bitahita bifatwa nk'icyaha. Icyaha cy'ubugambanyi kigomba kugaragarira mu bikorwa bifatika byo gutegura kwigomeka, harimo gutumiza intwaro cyangwa gutegura ibikorwa byo guhungabanya ubutegetsi, atari mu magambo gusa. Ntabwo byashingira ku magambo asobanura ububabare bwabo, kuko iyo aba ari ukugambana aba yarabahaye n'intwaro. Ariko se birashoboka bite ko yagambana nabo ngo bazahirike ubu butegetsi nta n'ufite icumu cyangwa umuheto? Icya kane, ndasaba ko hagenzurwa niba nta shyari n'amakimbirane biri mu buyobozi. Mwami, mushobora gukemura iki kibazo neza mubanje kubaza abashinja Zamiro niba kuko hari inyungu zirimo kumukora ku nshingano. Ese hari abafite inyungu mu kumukoraho no kumwica bitewe n'ibyabaye? Uyu mugabo, bitewe n'icyubahiro n'amateka meza afite mu gisirikare, birashoboka ko yagirirwa ishyari akagambanirwa. Ibi byaba ari ingenzi cyane kuko mu mateka y'ubuyobozi kuva kera abantu b'inyangamugayo bagiye bagambanirwa bitewe n'abifuza imyanya yabo. Icya gatanu, ndasaba ko umwami afata icyemezo gishingiye ku nyungu rusange z'ubwami. Niba Zamiro yafashaga abanyazwe gutuza no gukorana umwete, kumwica bishobora guteza umwiryane, ubwoba n'umusaruro muke. Birasaba gushishoza, hagasuzumwa niba kumukuraho no kumusimbuza undi cyangwa kumuhana byazana amahoro kurusha kumugumisha ku nshingano, ariko wenda akagenzurwa byihariye. Renita yashimiye umwami kubwo kumuha ijambo, maze umwami avuga amagambo yatangaje abari aho bose. Yaravuze ati ibyo Renita avuze nibyo ndakurikiza. Nonaha mpagaritse igihano cy'urupfu kuri Zamiro. Shyizeho iperereza kuri aba batanze ibirego, bose bagiye gushyirwa mu nzu y'imbohe aka kanya. Zamiro aragumishwa ku nshingano ze by'agateganyo, ariko arabafasha ikiruhuko ari we mu rugo mu gihe iperereza rikomeje. Uwo mwanya Zamiro yakuyemo iminyururu, Taravino na bagenzi be barafatwa barafungwa. Igikomangomakazi Tani yatekereje gutanga ikirego cye, yanga guhita akivugira mu ruhame. Mu guhaguruka kwe, Renita na Kayiri basigaye bafite ubwoba kuko bibwiye ibyo yaragiye kubwira umwami. Tani yegereye imbere abwira umwami ati Kayiri na Renita nabo ni abagambanyi. Kayiri na Renita ntabwo bavukana, ahubwo bahoze bakundana. Igihe mufata ubwami bwabo, mwazanye Kayiri inaha azazi ko Renita yapfuye, bituma yemera gukundana nanjye. Aho Renita aziye kumureba inaha, urukundo rwabo rwarabyutse, kuko yasanze nyina Kayiri dukundana. Bombi bagize ubwoba, bahisha ko bakundanaga, maze batubeshya ko bavukana. Nyagasani data, ndaremerewe. Ndetse kuko bazi ko n'ubimenyero bibahane bikomeye, bombi bapanze gucika bagahunga. Ngo Renita we yize igisirikare, guhunga byamworohera. Ese nubwo ari abanyabwenge batanga inama nziza, aba bagambanyi bambabarije umutima bakwiriye gukorerwa iki? Njye nari narira mu rukiko ngamije gutanga ikirego cyanjye, ariko ntekereje ko naniwe, nifuza kukikubwira nkongorero kukivugira mu ruhame. Umwami yikije umutima aramubwira turakoze kutabishyira ku karubanda nonaha. Iki kibazo nacyo kirakomeye kandi ndababaye cyane kuko nari narizeye Kayiri nkemera ko mbere umukwe kuko wagaragaje ubwenge butangaje. Icyo ngiye gukora ni iki? Barakorwaho iperereza, hakwiriye kuboneka gihamya zifatika. Mu bantu bari mu bunyagi n'aha baturutse Rabashi harimo abashobora kuba bazi amateka ya Kayiri na Renita mbere y'uko ubwami bwabo bufatwa n'ibimenyetso by'uko koko bakundanaga. Nta mwanzuro wafatwa ataramenyekana niba ibyo uvuga ari ukuri kose cyangwa niba ari amarangamutima, kandi mu gihe baraba bakorwaho iperereza baraba bafunzwe. Umwami Yesu abahamagara arababwira ati muri abanyabwenge bakomeye,
rwose inama zanyu nizo ngendeyeho mu guca urubanza rwa Zamiro, ariko namwe murahanwa. Sinkeneye ko mwisobanura kuko icyo mushinjwa murakizi. Ubu mugiye gukorwaho iperereza. Nta jambo ryanyu nkeneye kumva, ntimugerageze kuvuga. Umwami wari ugize uburakari bwinshi yasabye ko batabwa muri yombi, ariko Kayire afungirwa ukwe na Renita ukwe, kuko Kayire ntibari kumufungana nabo yaramaze gutamaza barimo Taravino. Zamiro yaratangaye yibaza icyo bazize kandi bari bamuburaniye bigatuma adahanwa. Icyakora ntabwo ari gutinyuka kubibaza umwami. Nyuma yo gufata icyemezo cyo kudahubukira guhana, umwami Dira yategetse ko hakorwa iperereza mu ibanga, ariha abandi bantu bagombaga kurikora. Mu gihe barikoraga, umwami Dira yasobanurira umukobwa we Tani uko yamenye ayo makuru, amubwira ko yayahawe na Shahima wumvise Kayire na Renita bivamo. Umwami yarakomeje kubishidikanyaho, yanga kugira icyo abaza Kayire na Renita ku byo bashinjwaga, gusa arabareka baba bagumye mu nzu y'imbohe mu gihe ibihamya bitari byakagaragaye. Guhera uwo munsi abanyazwe bo muri Rabashi batumijweho umwe mu ibanga rikomeye, baganirizwa bisanzwe nta makuru bahawe ku rubanza rwari rwabaye, kandi babazwa ku mibereho yabo ku buyobozi bwabo no ku byo batinyaga kuvuga mbere. Muri ubwo buhamya niho ukuri kwatangiye kugaragarira buhoro buhoro. Benshi bahamije ko Zamiro atigeze basoresha amafaranga arenze ku yo basabwaga, cyangwa ngo basabe ikintu na kimwe ku giti cye, ahubwo ko yanababujije gutanga amafaranga ku bandi basirikare babahuzagaho igitutu. Uretse gukora iminsi 3 mu cyumweru bakora ibikorwa by'ubwami, abari mu bunyage banatangaga imisoro kuko mu yindi minsi ntibabaga bashaka ibibatunga. Bo rero bavuze ko Taravino n'abandi basirikare bari bihurije hamwe babasoreshaga amafaranga mu ibanga kandi batabishinzwe, babizeza kuzaborohereza mu mirimo cyangwa kubarinda ibihano, kandi ayo mafaranga ntagere ku mwami ahubwo bakayagabana ubwabo. Uko iperereza ryakomezaga, habonetse ibimenyetso bifatika birimo amafaranga menshi adafite ibisobanuro bari babitse mu ngo zabo. Hagaragaye kandi ko abasirikare bari bamaze igihe bagerageza gushaka impamvu zo gukuraho Zamiro, kuko yarababereye imbogamizi mu migambi yabo yo gusoresha abanyazwe imisoro myinshi. Ukuri kwagiye hanze bigaragara ko Zamiro ari we wagambaniwe kugira ngo bagambanyi bamusimbure ku nshingano ze. Umwami Direya yararakaye cyane akimara kumenya ibyo byose, ahamya ko Taravino na bagenzi bari bo bari abagambanyi ba nyabo, ategeka ko bahanwa. Urukiko rw'ibwami rwasabye ko bahanishwa igihano cy'urupfu nk'abagambanyi b'igihugu, kuko batari baragambaniye umuntu umwe gusa, ahubwo bari baragambaniye ubwami bwose, amategeko y'ubwami n'abaturage banyazwe. Zamiro yagizwe umwere, asubizwa ku nshingano ze, kandi icyizere bamugiriraga kirikuba. Umwami yahise ategeka ko abanyazwe bagabanyirizwa imisoro, bagakurirwaho 1/2 mu gihe runaka. Nyuma yo kubica kandi, amakuru yaje kumenyekana ko Renita na Kayire bakundanaga bya nyabyo. Bamwe mu bana b'abanyabwenge babaga ibwami Rabashi bakongera gushyirwa mu mashuri y'Isheribani ngo bigishwe batuzwe kuzakorera umwami Direya. Bavuze ukuntu Renita yajyaga aza kumusura nk'umukunzi w'ibwami Rabashi, akahamara iminsi 2 yose rimwe mu mezi 3, kugera igihe ubwami bwabo bwigarurirwaga. Ababivuze ni 2 mu bamugiriraga ishyari kuva kera kose, kuko aho yageraga hose yatoneshwaga. Kubera ko iperereza ryari rigaragaje ko ibyo Tani yashinjaga Kayire na Renita ari ukuri, umwami yabafashe nk'abantu bahungabanyije icyizere cy'ubwami ku bushake, bagakomeretsa amarangamutima y'umukobwa we n'icyizere yari abafitiye bakacyangiza. Kubeshya umwami no kwiyitirira isano itariyo, bagakomeza kugaragarizanya urukundo mu ibanga, kandi bari babizi ko bizababaza Taniya, kwari ugusuzugura icyubahiro cy'ubwami. Nanone gutegura guhunga, by'umwihariko Renita wari ufite ubumenyi mu bya gisirikare, umwami yabifashe nk'igikorwa cyashoboraga guhinduka ubugambanyi, mu gihe bari kuba bahunze bikabahira bakabasha kuva ibwami. Kubera ko umwami yari amaze kubakundira ubwenge bwabo bukaba bwari bwaratanze umusaruro, ariko akaba yaragombaga no kubahana, yabatumirijeho maze babaza niba koko ibyo bashinjwaga byose ari ukuri ngo nabo bagire icyo babivugaho. Bamubwiye byose ku rukundo rwabo, banamubwira ko banze kuvuga ko bakundanaga kuko batekereje ko byari gutuma bicwa. Umwami yarababwiye ati, burya nta muntu w'umunyabwenge muri byose ndabibonye, aho mwakoze ikosa rikomeye kandi rigiye gutuma muhanwa bikomeye. Mwakabaye mwaravuze ukuri hakiri kare, wenda byari kubagwa neza. Kuba mwarahuze mukundana, ukazi naho uzi ko yapfuye, ugakundana na Tani umukobwa wanjye kandi nkabashyigikira, Renita akazi na Isheribani ari waje gushaka, mukabonana, kugera aho ngaho nta cyaha cyari gihari. Iyo uzi ugasobanura uko byagenze, wenda twari kujya inama tugashaka uko dukemura icyo kibazo. Dore ko wari wemerewe kuba waza ukambwira icyo ushaka cyose nta nzira ndende binyuzemo, wari wemerewe kuza ukangeraho nta wundi muntu bisabye, ariko ntabwo wabyifuje. Watekereje ko ushoboye byose, urantekerereza wibwira ko ntari kukumva, mwembi muriyoberanya. Kubw'ibyo ndabahanda bikomeye. Kubera icyubahiro nigeze kubaha, mukaba mwaratumye abagambanyi bakomeye nka Taravino na bagenzi be bamenyekana, kandi Zamiro agahabwa ubutabera, sinabica nk'uko byagendekeye Taravino na bagenzi be. Ubuzima bwanyu bwose muzabuba mu nzu y'imbohe. Uwo mwanya basubijweyo, noneho bari bakatiwe urwa burundu.
Kuri Tania umwami yaramuhumurije nk'umukobwa we, amwemerera kuzihitiramo undi musore ariko bashaka ko ari we wese akazahita bakorera ubukwe bakabana. Tania yamuvuye imbere ajya gufata ibihe byo kurira urukundo rwe rutari rushobotse. Shahima amufasha kwiyakira gake gake. Inkuru yaje kumenyekana mu bantu bake b'ibwami, bamenya ibyo Renita na Kayeli bazize, ndetse na Zamira arabimenya. Zamira yarababaye cyane, yiyemeza kubatabara kuko nawe bari baramugiriye neza ndetse bagatuma ukuri kose kumenyekana. Iyo batabaho yari kwicwa kandi arengana. Yakomeje gutekereza uko yabatabara akanatuma abanyazwe bose bongera gusubira mu bihugu byabo. Nawe yaramaze kubona ko kubanyaga byateraga imiborogo mu miryango myinshi, aho bamwe batandukanywaga n'ababo babasize mu bihugu bakuwemo ari bazima cyangwa ari imirambo. Nubwo yari yarasubijwe icyubahiro agahabwa inshingano z'ingenzi n'umwami Direya, umutima we ntiwigeze utekana. Yarazi ko Kayeli na Renita bafunzwe atari uko ari abagambanyi b'ubwami, ahubwo ko bazize kubeshya no gutinya kuvuga ukuri. Ikirenze ibyo, Zamira yabonaga ko ubwami bwa Sheribani bwari bukomeje kwigarurira ibindi bihugu byari bifite intege nke, bukayoboza igitugu n'igitutu amahanga yatsinzwe, cyane cyane Abarabashi. Mu ibanga rikomeye yatangiye gushaka uko yavugana n'ubundi bwami bwari bukomeye buyoboye ikindi gice cy'isi. Ubwo bwami bwari bwarigeze kugirana amakimbirane na Sheribani, kuko mu kwigarurira ibihugu hari ibyo nabwo bwifuzaga kwigarurira, Direya akabutangamo, bwo bukamutinya bukanga kumurwanya, usibye ko nawe yabutinyaga. Zamira yabashije kubageraho binyuze mu bacuruzi bajyaga bava mu gihugu bakajya mu mahanga, akajya ashyira inyandiko mu byo babaga bagiye gucuruza nabo akabigeza kuri uwo mwami. Nk'umusirikare wari usanzwe azi amabanga menshi y'ibwami, imyanya y'ingabo, uburyo ziba ziteguye, aho ububiko bw'intwaro buri, nuko umwami yabaga arinzwe cyane, uburyo yarindwagamo n'ahari icyuho cyo kuba bamugeraho. Muri izo nyandiko yabahaye amakuru yose yari gutuma Sheribani itsindwa vuba. Ibyo yabikoze azi neza ko ari ubugambanyi, ariko mu mutima yumvaga ko aribwo buryo bumwe bukwiriye bwo gusenya ubutegetsi bwakandamizaga abantu no guha amahirwe Kayeli na Renita yo kongera kwibera mu mahoro. Yifuzaga kubitura akoze icyo ari cyo cyose. Nyuma na nyuma yigire kureba umwami w'abami bandi mahanga menshi yari yarigaruriye, agarukana nawe ayoboye ingabo ze baza gutera Sheribani. Intambara yaje kuba mu buryo bwihuse kandi bukaze. Ingabo z'ubwo bwami bushya bwari buyobowe na Nayimu zateye Sheribani zinyuze mu nzira Zamira yari yaramaze kuzibwira, izindi zinyura mu nzira yazerekaga kuko arayoboye igice kinini cy'abasirikare, zifata ibice by'ingenzi by'umurwa mukuru wa Sheribani mu gihe gito. Umwami Direya nubwo yarakomeye cyane, yisanze adafite aho gucikira kuko Zamira wari warahoze ari indwanyi ikomeye yafashaga abanzi be. Mu mirwano yo mu minsi mike, Direya n'umuryango we barafashwe, abasirikare be bamanika amaboko bishyira mu maboko ya Nayimu. Kubera ko Zamira yari umugambanyi, ari we wihishe inyuma y'iyo ntsinzi, yasabye Nayimu kutica Tania. Tania nta cyaha yari ari kumushinja kuko yari yarakunze Kayeli, akunda Renita nka mushiki we, nta kindi kibyihishe inyuma, nta kundi kurazi. Ndetse kwigarurira ubwami byakorwaga na se Direya, we nta ruhare yabigiragamo. Kayeli na Renita nabo kuko bari baramubabaje, kandi mu rugero runaka nibo bari mu makosa. Nayimu yarabyemeye, yica abandi bose asigaza Tania. Sheribani yo yari imaze gutsindwa burundu, igiye mu maboko ya Nayimu. Ibyo Zamira yarategereje byari bibaye. Yarabashije gutabara Kayeli na Renita. Nyuma yo gutsinda, Tania akababarirwa, umwami mushya Nayimu wari uyoboye izo ngabo yahise ategeka ko imfungwa zose zisuzumwa, izari zifite ibyaha bikomeye zikicwa, izarenganaga cyangwa zifite ibyaha bidakomeye zigafungurwa. Kayeli na Renita bakuwe mu nzu y'imbohe, Nayimu arabishimira cyane. Kubera bo byatumye Zamira agambana ngo batabarwe bavanwe mu nzu y'imbohe, bituma Nayimu abasha gutsinda Direya byoroshye, yigarurira ubwami bwose Direya yari yarigaruriye mu gihe gito, bituma hafi 1/2 cy'isi yose kijya mu maboko ye. Nayimu yabwiye Kayeli na Renita ati, sinavuga ko tugiye guha ubwigenge ibihugu byose twatsinze n'ibyo Direya yari yaratsinze byose, kuko byabaye nko kwirwanya ukiruma umurizo. Ahubwo mwebwe ndabakorera ibyo Zamira yifuje. Abanyazwe bose bakomokaga i Rabashi barasubizwa iwabo, igihugu cyanyu gihabwa ubwigenge. Ubwenge mufite wowe na Renita nk'uko Zamira yabinsobanuriye burahagije ngo uzabe umwami mwiza tuzakorana mu mahoro. Ugizwe umwami wa Rabashi kandi urabikwiriye. Jyana n'umwamikazi wawe Renita muyoborana ubwami bwahoze ari ubwanyu. Mbere yo kugenda ngo ubone abantu babo bari mu bunyage basubire mu bwami bwabo, Kayeli na Renita begereye Tania bamusaba imbabazi kubw'ibyabaye. Tania yarababariye, arababwira ati data yishe abantu benshi cyane, abandi bagira abacakara, arabanyaga, kandi atandukanye inshuti n'imiryango. Ibyabaye byari ingaruka z'ibyo yakoze. Iyo adafata ubwami bwanyu ngo akuzane mu bunyage, niyo ari kumenyana nanjye ngo dukundane, ahubwo nimwe mukwiriye kumbabarira ku bwa data, kuko yakoze ibyaha byinshi cyane. Kayeli yaramuhobeye aramubaza ati, ese ubwami bwanyu kuba uri mu biganza bya Nayimu, ukaba uri hano nta muryango ufite, waje mu bwami bwacu? Inaho ibintu bizaguma uko byari bimeze, abo mu yandi mahanga bagume mu bunyage.
igihindutse ni umwami gusa n'imikorere mishya ashobora gushyiraho. Ariko iwacu i Labashi hazaba hatekanye kuri wowe kuruta uko waba hano. Ngwino twijyanire. Tani yarunamye abaha icyubahiro cyane ko Kayeli yari agiye kuba umwami, yemera kujyana nabo yishimye. Zamiri yarishimye cyane, Nayimu nawe bimukora ku mutima kubona abo batatu bari bagiye kujyana. Kayeli yahawe ingabo zo kumuherekeza, ayobora Abarabashi bose bari mu bunyage basubira iwabo. Abasirikari bari Abadireya bavuye mu bwami bwabo, cyane ko noneho bari barahindutse aba Nayimu. Umusirikare wese yarahiriraga gukorera ubwami aho gukorera umwami. Abaturage bari barasigaye i Labashi bari mu bwigunge, ndetse n'abari bavuye mu bunyage bahimbaje Renita na Kayeli bidasanzwe. Ubwenge bwabo bwari butumye bongera kubona ubwigenge. Babimitse bya nyabyo, Kayeli aba umwami wabo, Renita babera umwamikazi. Taniya we, umwami Kayeli yabaye amuhayeho kubaho ngaho ibwami, amuha umutuzo abanza kuruhuka mu mutwe. Zamiri rero agambaniye ubwami bw'Isheribani bwari buyobowe na Direya, agamije kurokora Kayeli na Renita bamugiriye neza, nawe rero arwanya urugamba rukomeye. Nayimu ntiyari kuvuga ko yigaruriye Sheribani wenyine, kubera ko Zamiri yarayoboye 1/2 cy'igisirikare cye, bamuhaye igihembo cye. Mu kugambana yari yaragiranye isezerano na Nayimu ko azamuha igice kinini akakiyobora, maze Nayimu amuha igice cyari gituranye na Kayeli, kandi nawe amuha ubwigenge. Nayimu wasigara ayobora andi mahanga. Nyuma y'uko ubwami bwa Labashi busubiyeho, umwami mushya Kayeli yatangiye gusana ibyari byarangiritse ku nkunga yahabwaga na Nayimu. Yasannye inkuta z'umujyi wari warasenyutse, afasha abaturage kubaka inzu zo kubamo, akemura n'ibibazo by'abashakaga kwigarurira ubutaka bwahoze ari ubw'abandi mbere yo kujya mu bunyage. Icyo gihe Tani we yiberaga ibwami atuje, haba inama akazitabira, akanatanga ibitekerezo kandi bigahabwa agaciro. Hashize igihe yaje kubona umukunzi mushya. Ubu yari umwe mu bajyanama b'abasore babaga ibwami bakorera umwami Kayeli. Ubwo bwami uko bwari butatu, ubwa Nayimu bwari buyoboye ibihugu byinshi, ubwa Zamiri n'ubwa Kayeli bwakomeje kunga ubumwe, maze bugeze aho burihuza, ubu bwami bumwe bwari buyoboye ubundi. Zamiru, Nayimu na Kayeli bihurije hamwe, bakorana nk'ihuriro rimwe ry'ubwami bukomeye buyobora amahanga menshi. Nubwo bakoranaga mu bya politiki n'ibya gisirikare, ntibyakuye ko abaturage bamwe bagumye mu bunyage kubera impamvu z'umutekano w'ubwo bwami butatu wo kugenzura ibihugu bari barigaruriye. Bamwe bagumye mu bunyage Sheribani mu maboko ya Nayimu, abandi boherezwa i Labashi no mu bwami bwa Zamiru, mu gihe abandi bahawe uburenganzira bwo gusubira mu bihugu byabo, ariko bagakomeza kuba mu maboko y'ubwo bwami binyuze mu misoro n'amategeko yabushyirirwagaho. Bakomeje gufatanya ubutegetsi, bagura ubwami bwabo, bakomeza kugenzura amahanga atandukanye mu buryo butandukanye. Naho dusoreje iyi nkuru ya Kayeli na Renita bakijijwe n'ubwenge bwabo kandi bagakiza ubwami bwabo. Niba warayikunze nk'izindi zose tubagezaho, ntugende utabitubwiye. Iki cyari igice cya 3 kandi nicyo cya nyuma. Tuzishimira kubana nawe no mu zindi nkuru zisanzwe zigiye kuza. Ntuzacikwe nazo.